reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize ishya n'ihirwe kuri mwese mudukurikiye aho mwamuherereye mu ntara zigiye zitandukanye, waba uherereye mu ntara y'amajyepfo, uherereye mu ntara y'amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ndetse nawe mudukurikiye muherereye mu mujyi wa Kigali abari rwota amasimbi, nizere ko mwese mumeze neza nkuko bisanzwe muri kumwe n'umusaza w'imvizo urenze Ivan ni ku Cyatwa TV, ariko uyu munsi nkuko mubibona turi kumwe na Gatari Fred. Gatari Fred muramuzi cyane, ubaye ukoresha social media utazi Gatari Fred rwose byabaragaye gakomeye. Tangira ubibwira Gatari Fred, natangiye kumva ariko banze ubibwire. Okay, nk'ibisanzwe ni Gatari Fred ku bantu basanzwe batanzi abanzi abantu b'abasaza. Mbaye ikaze ku Cyatwa TV, ni TV yanyu abasanzwe muba hano muri abantu b'abagabo. Nk'ibisanzwe jewe iyo duhisemo gushyigikira umuntu mujye muhaba amakuru mazima atambuka hano, ibiganiro n'abantu batandukanye bitambuka hano. Icyatwa TV ni imbone ya buri muntu. Murakoze cyane kunyakira. Yes Fred rero uri umu YouTuber creator ukomeye cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo mu rwego kugira ngo abakurikiye Icyatwa TV muri rusange bataza kuza kurambirwa, ndagira ngo ubundi Fred ni muntu ki, akora te, YouTube channel yawe ni ihe, ese ni iki uba uteganyije aba YouTuber creator bo mu Rwanda se cyangwa hanze y'igihugu cy'u Rwanda muri rusange? Murakoze cyane. No kuvuga ngo njyewe ndi umu YouTuber ariko ufasha abandi bantu muri rusange, yawo muto yawo mukuru, kumuguidinga cyangwa kumuyobora uburyo nawe yaza gukoresha social media, kuko niho amahirwe asigaye by'umwihariko ku rubyiruko. Ntabwo nonanga ukwiriye kuba wicaye wihebye ngo nta kazi ntaki. Ibintu byarahindutse, nonanga wikwirukanka mu mirimo ya hano hanze, irukanka ngo gushaka imirimo hano kuri social media. Rero nibyo nkora hano. YouTube channel yanjye yitwa Gatari Fred nk'izina ryanjye, ukuvuga ngo nibyo byonyine bituvuga. Nonanga nko wabibonye twatangiye session yo kutumira abantu bamaze kugira aho bagera kuri social media, bamaze kugira icyo babikuramo kugira ngo baze bakomeze kumotiva abantu. Hanyuma warumbwiye uti niki nabwira abantu bakurikira Icyatwa TV by'umwihariko urubyiruko? Mukanguke mukoresha social media mu bintu bibagirira umumaro. Ntabwo social media ari ahantu ho gutera umwanya, ahubwo ni ahantu ho kugaruriza ndetse no kunguka mu byo washoye. Social media ni ahantu heza. Gatari Fred ni nge mwarimu wanyu, nimukurikira Icyatwa TV muzajya mubona amakuru atandukanye ndetse n'aba-updating ku bijyanye n'ibigezweho kuri Gatari Fred. Ngira ngo Gatari Fred n'ubundi nk'ibisanzwe nkuko ari umuntu ukunda gufasha cyane cyane abantu bakoresha YouTube ndetse n'izindi social media zigiye zitandukanye. Hari uburyo umuntu ashobora kuba agiye gutangira mu bintu bishyashya. Hari umuntu ugiye gutangira YouTube akumva ko kugira ngo atangire ari uko aza kuba afite kamera nini cyane, afite ibikoresho bihambaye mu rwego rwo hejuru. Nihe nama ubundi wamugira ku buryo ashobora kuva ko ibyo bintu bitatuma ashaka amafaranga ari mu murenge? Iyo myumvire yari ya kera. Gutangira social media ni nk'uko watangira aka business aho ngaho mu cyari wanyu muri quartier, nk'uko watangira gucuruza avoka bitewe n'igiciro na budget ufite cyangwa capital. Social media ntabwo itangira mu rwego udafitiye ubushobozi, aho gutangira ukungana ugakoresha ibikoresho ufite. Telefone ufite ugomba kuyanaliza ukavuga se yafata video cyangwa yafata amajwi, ese ni iyihe content ugiye kuyikoresha. Noneho ntabwo social media gusa ari ugucreatinga mu buryo bw'amashusho, mu buryo bw'ama content agaragara, no, aho ushobora no gukoresha social media mu kwiga ibindi bintu ugiye gukora. Rero ikintu nabwira umuntu nonanga ugiye gutangira gukoresha social media, umva relax, banza umve ko ari ibintu bya buri muntu. Ikindi uze wiyemeje, umve ko atari ahantu ho kuza kungukira umunsi umwe, ni ugushora nk'ibindi. Hanyuma ukoresha ibikoresho ufite. Ari niyo mpamvu buriya ku cyanzu.com ya website yabo ya buri muntu wese, yaba muto yaba mukuru, washata.cyanzu.com hariho ibikoresho guhera no kuri aka ngaka gatoya, guhera ku kantu ka 15 agakoresho kose kagufasha. Mbese twirinze gushyiraho ibintu bihenze kugira ngo buri muntu wese ashobore kubona ko yakwibonamo. Nimba hari uwaguze ring light ya inch 22, wowe ushobora guhera kuri iyi. Nimba hari uhereye kuri micro ya yindi nini cyane, wowe ushobora guhera kuri iyi ngiyi ya makeya. Kuvuga ngo icyo ufite uwo munsi ni iki. Hanyuma nimba runaka ari yakoresha telefone ya iPhone 16, we wiyirarikira nimba utayifite ubushobozi, ahubwo fata
telefone yawe ufite ya 20 wicare uyishyire imbere yawe utekereze ngo nayikoresha gute kugira ngo nanjye kugira ngo igire intwara amafaranga ahubwo igira ayo inyinjiriza. Rero batangire uko bangana kandi nawe ujye ubibafashamo uko ungana, tangira gutyo niho imirimo isigaye. Fred, urakoze cyane, ngira ngo mwamaze kubyumva ko gutangira YouTube channel ntabwo bisaba ko ari igishoro kinini cyane utekereze kamera zihambaye, ahubwo uburyo ufitemo ya telefone yawe isanzwe waguze 20,020 20,020 watangira YouTube channel ndetse ukagera ahantu kure. Cyambere no muhate no gushaka kandi gushaka niko gushobora cyane. Reka rero Fred, dusoza hari website ukoresha ndetse hari n'ubundi buryo ujya ukoresha bwo kuba abantu babona ibikoresho. Ndagira ngo aho hantu hashimangire neza, hari umuntu ushobora kuba yifite amafaranga ye ariko akeneye ibikoresho akaba atazanashobora kubivana, by'umwihariko ese niba binahari kuko kubiha byagera ku muntu biroroshye cyangwa biragoye? Reka mbabwire, urakoze cyane icyo kibazo. Ibi bintu mwumve ngo ibikoresho mubona abasitari bakoresha ntabwo ari ibintu bakura za Dubai n'ahandi. Hano mu Rwanda birahari, byanakugeraho ngaho muri karitsiye iwanyu aho ngaho utuye kure. Ikintu usabwa, fata telefone yawe cyangwa ufashe n'agapapuro wandike wa@icyanzu.com, araza kuyibandikiraho hano arayibashyiriraho, cyangwa uhamagare kuri 0788613177. Icyo gihe ibikoresho birakugira, waba ushaka microphone, waba ushaka ring light, waba ushaka stand ya telefone cyangwa ya kamera, ahantu hose urereye, yaba Musaza, haba Nyanza, haba Karongi, haba Rusizi, haba Bugesera, haba Kigali, aho uri hose bikugeraho. Upfa gusura iyo website ukavuga uti ishimye iki, ndashaka iki, kandi ushobora no kuyisura ukabona wenda ukeneye micro ukavuga uti ndabona igura aya mafaranga, none aha mfite aya kankore savinga. Mujyeho murebe ibiciro, wowe uvuga uti iki kintu kizagura imiko. Iyi website yabo nk'isanzwe nayikoze kubera ko nzi ko abantu benshi bafite imyumvire y'uko ibikoresho biva hanze, kandi Kigali birahari, aho mu ntara iwanyu birahari, birabageraho rero. Fred, urakoze cyane, ariko hari website ujya ukunda kuvuga uburyo umuntu ashobora kuba yabona ibijyanye na YouTube channel zimaze kwa monetize. Ibyo bimeze bite? Hari umuntu uba wumva kuzashaka ari amasaha 4,000 bimugoye, ngiye uwama YouTube channel iri monetize byamfasha. Ibyo bimeze bite? No kuvuga ngo wenda ka mbere yuko nyibabwira ikamanze mbabwire, bura kugira ngo YouTube channel ibe monetize utangire guhembwa, usabwa kuba ufite aba followers, aba subscribers 1000, amasaha 4,000, ukaba ufite imyaka 18 cyangwa irengeje, ukaba warubahirije amategeko n'amabwiriza ya YouTube, ndetse ukaba warafunguye n'icyo bita 2-step verification. Ibyo bintu rero byose kuko bigoranamo, biba ngombwa ko hari igihe twifashisha uburyo buhari bwemewe bwo kuba wagura kimwe mu gihe ubifitiye ubushobozi. Niyo mpamvu Twika SMM ihari nka kampani nyarwanda ifasha abanyarwanda n'abanyamahanga. Waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, Twika SMM iragufasha kubona ama YouTube channel ari monetize. We no nawe ufite amafaranga, ndaje nguhe nimero, uhita ubahamagara uvuga uti ndashaka channel iri monetize, aho kujya kwirirwa wirukanka ushaka ibyo bintu bisabwa byose ngo ube monetize, ahubwo ugahita ugura channel iri monetize, ugatangira gushyira akavideo ka mbere uhembwa. Ibyo rero Twika SMM bigufasha. Icya kabiri, baguha aba subscribers, ukavuga uti kamenguza aba subscribers nibo mfitiye ubushobozi, noneho nuzuze kimwe mu bisabwa ngo mbe monetize, noneho ugasigara ushaka amasaha ariko aba subscribers baba guhaye. Ikindi, baragufasha kubona aba followers kuri Instagram, kuri TikTok n'ahandi. Ikintu rero wakwibaza uti rero ndababona gute, ndabageraho gute? Bafite website ni wa@twika.smm.com, cyangwa ukabandikira kuri WhatsApp cyangwa ukabahamagara kuri 0793 25 66 uzi gutangira YouTube channel, akavideo ka mbere ushyizeho uhembwa, nicyo Twika SMM. Ngira ngo rero bakunze ibyatwa TV murabibona ko hari abantu benshi bajyaga bifuza ati wazadutumiriye Gatari Fred, ariko Imana yabikoze uyu munsi turi kumwe. Turagushimira ko witabiriye ubutumwa bw'icyatwa TV, wakoze cyane. Ikindi rwose abantu mutari mwakora subscribe ku cyatwa TV, rwose ndabasabye nawe jya ku cyatwa TV ukore subscribe. Yego, okay guys, no kuvuga ngo icyo bita subscribe ni iki? Subscribe nimba ubonye video nk'iyi ukayikunda, nimba uyikunze igufashije, ureba ahantu handitse subscribe mu ibara ry'umukara, ugakanda ubukoze ikirere,
ubuvuzi uti n'ibindi biganiro bazajya bacishaho nzajye mbibona mba mu bambere mu bibona ariko gufungura noneho kongeraho gufungura inzogera ni kugira ngo ujye wakira notification buri kiganiro dushyizeho hano cyangwa icyatwa TV ishyizeho ujye ubona notification uvuga utoka iki ndagikeneye iki singikeneye utiriwe ujya gusacinga ubone notification ubone batumiye umuntu ukunda uvuga uti kikanyire utiriwe ujya gusacinga notification kuyifungura iyo umaze ukanda subscribe gutya iyo umaze ukanda uhita ubona akantu k'akazogera kameze gutyo urongera ukagakanda ugahita ubona ahantu handitse bivuze ko notification zose zaje zikugera iyo zikugeraho rero nibwo ushobora kujya uhitamo iki kiganiro ndagishaka kukireba iki singishaka kuko wabonye notification mukore subscribe mushyigikire icyatwa TV ni TV yanyu ya rubanda rugufi abakire amakuru yo mu mujyi mu cyaro imibereho y'abaturage byose hano abastari batandukanye ni ku cyatwa TV nimba ukunda icyatwa TV ukunda Gatari Fred supporting icyatwa TV tujye duhora tuba Yes, Gatari Fred ndagushimiye cyane kandi nshimira namwe mudukurikiye aho muherereye mu ntara zigiye zitandukanye babuherereye mu ntara y'amajyepfo intara y'amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba ndetse namwe muherereye mu mujyi wa Kigali abari Rwotamasimbi tuvuze Rwotamasimbi n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda turabashimiye cyane Imana ibaho umugisha Gatari Fred turagukunda cyane kandi turagushimiye murakoze cyane kandi courage Banyarwanda kazireka mbashimira icyatwa TV turayikunda undi biganiro byayo ayibandi turabukunda nakunda bakunda icyo icyatwa TV turayikunda undi biganiro byayo